He's very protective, like umugabo wanjye amfata neza cyane kandi anyitaho. Rimwe na rimwe abantu iyo babonye turi kumwe babigira urwenya. Iyo turi kugendana aba ameze nk'umurinzi wanjye ku buryo nta cyahungabanya umutekano wanjye. Ubwiza butangaje, ibyishimo bahorana, umubano mwiza bafitanye ndetse n'urukundo rudasanzwe. Aba bombi ni icyitegererezo kigaragaza ko urukundo nyarwo rushobora gutsinda byose. I would say, like in the beginning, I almost thought it was. Navuga ko mu ntangiriro byangoye kubyemera. Numvaga ari byiza cyane ku buryo bisa n'ibidasanzwe. Ni umugabo ugira umutima mwiza cyane. Igihe twabaga turi kugenda mu muhanda yahoraga ambwira ati shyira ukuboko mu mufuka wanjye ndabona ukonje. Aho twajyaga hose yabaga adashaka kundekura. Byarangoye kubyizera no kubyemera. Numvaga ari nk'inzozi. Naratekerezaga ati ese ibi bintu ni ukuri? Byabaga ari byiza cyane ku buryo numvaga bisa n'ibitari byo. My name is Diana. 저는 김규형입니다. Nitwa Diona, nanjye nitwa Kim. Kim na Dion, imitima ibiri yaturutse mu isi zitandukanye, ariko bakagaragaza ko urukundo rutareba buri wese akomoka. Kuva bahura bwa mbere bahise bumva ko hari ikintu gikomeye kibahuza, ariko urugendo rwabo ntirwari rworoshye. Hari benshi babashidikanyagaho, abantu bavugaga bati ntibizashoboka, abandi nabati ni abantu babiri batandukanye cyane. Ariko Kim na Diona ntibigeze bumva ayo magambo. None se mwahuriye? Alright, so when I got to Korea in 2018, muri 2018 ubwo nari ndi muri hoteli yari hafi yaho nari ntuye icyo gihe, hari umugabo w'umunyakoreya mukuru kundusha wari uri gutumiza ikinyobwa gisa neza n'icyo nanjye nanywaga. Uwo mugabo yari azi guteka. Twatangiye kuganira, ambaza imyaka yanjye yewe n'ibindi. Hanyuma arambwira ati nzi umuntu uri hafi y'imyaka yawe ushobora kugukunda. Arangije anyereka ifoto ye, maze ndavuga ati yo ni mwiza. Nuko adutegurira randevu itunguranye. Umunsi wakurikiyeho njye na Kim twahuriye aho hantu hamwe na Bwanari ari nawe muhuza waduhuje. Atugurira ibiryo n'ibinyobwa, turicarana. Icyo gihe byagaragaje ko hari ikintu kidasanzwe. Mu gihe abandi bashidikanyaga ku rukundo rwabo, bo bari bazi ko umubano nyawo utari uwo kwinjira mu by'abantu biteze, ahubwo ari uwo gusenya izo mbibi. Ntibemeye ko undi muntu wese abagenera ko inkuru yabo igomba kumera. Urukundo rwabo rwarageragejwe mu buryo batari barigeze batekereza. Hari ugushidikanya kwinshi, kandi itandukaniro ry'imico n'amateka yabo ryabagiragaho ingaruka rimwe na rimwe. Icyo gihe isi yabaga isa n'ishaka kubatandukanya, ariko aho kugira ngo ibyo bibace intege, babigize intambwe zibafasha gukomera kurushaho. Bubatse urukundo rukomeye kandi rutagira umupaka. Uko imbogamizi zose zabagiragaho, bo barahagaze bashikamye. Bagaragaza ko urukundo nyarwo rutari rwo gushaka umuntu gusa, ahubwo ari uguhitamo uwo muntu buri munsi. 데이트 후에 디오나가 저한테 Nyuma ya randevu yacu ya mbere, Diona yahise ambwira ati bye, arataha. Nibwiraga ko atankunze, bityo sinigeze nongera kumwandikira. So after our first date, Nyuma ya randevu yacu ya mbere, sinari nzi niba nakamuhobeye cyangwa se nakamubwiye ibyiyumviro nari mfite. Numvaga bavuga ko abanyakoreya bahoberana. Nuko ndavuga ati okay, bye. Ndangije ndagenda. Ntekereza ko yabyakiriye nko kumwanga. Kuva ubwo ntiyigeze anyandikira hafi ibyumweru bibiri. Hashize ibyumweru bitatu ubwo naganiraga n'inshuti yanjye irangije irambaza iti ese byagenze bite kuri wa musore mwagiye kuri randevu? Ndamubwira ati sinzi, ntiyigeze anyandikira. Nuko mfata icyemezo ndamwandikira, maze arambwira ati mana yanjye urashaka ko twongera gusohokana? Ese Diona, icyo gihe wize ururimi rw'Igikoreya, mwavuganaga gute? 제가 Talk to Me in Korean podcast으로 배웠는데 Nabanje kwiga nkoresheje podcast yitwa Talk to Me in Korea. Ariko nyuma yo guhura n'umugabo wanjye mu gihe twari tukiri mu rukundo, twavuganaga gusa mu Gikoreya, bituma niga ururimi rwabo cyane. Icyo gihe nari nzi Igikoreya gike, ariko ubu ndakivuga neza cyane. 근데 그냥 할 수 있어요. 할만해. Ese Kim, ukora akahe kazi? 저는 소방관인데 3년째 육아. Nkora akazi ko kuzimya inkongi z'imiriro, ariko ubu ndi mu mwaka wanjye wa 3 w'ikiruhuko cyo kwita ku bana. Diona, wowe ukora akahe kazi? Alright, so I'm a nurse and I work on the military base. Ndi umuforomokazi, nkorera ku kigo cya gisirikare. Nigeze no kuba mu gisirikare nakoze muri Koreya. Nyuma naje kukivamo, nsaba akazi nk'umukozi usanzwe. None nkorera ku kigo cya gisirikare nk'umuforomokazi. Sinkorera mu bitaro bikomeye bya Koreya kuko bisaba impamyabumenyi ya Koreya n'ubuforomokazi, kandi si ikintu nshaka gukora, ariko nkunda akazi kanjye cyane.
ese leta ya Koreya ibaha inyungu z'umuryango bitewe n'ikibazo cy'igabanuka ry'abana bavuka? 임신했을 때부터 그 한 Yego, 달까지 hari inyungu zitangwa igihe umuntu atwite kugeza umwana ageze ku mwaka umwe. Igenzura ry'ubuzima bw'umubyeyi utwite rikorwa ku buntu hafi ya bose. Iyo wabyaye uhabwa amadolari 1,500, ariko buri mujyi ugira inyungu zawo. Rero kugeza umwana ageze ku mwaka umwe ugenda uhabwa hafi amadolari 800 buri kwezi kuri buri mwana. Hari n'ikiruhuko cy'ababyeyi, ibyo bita parental leave. Umukozi wa leta nshobora kubona ikiruhuko cy'imyaka 3 kuri buri mwana. Abatari abakozi ba leta bo babona umwaka umwe. bashobora no kongererwa ariko amezi 6 bitewe. 공무원이니까는 애기 한 명당 이제 3년 동안 쓸 수 있는. Ni gute mwigisha abana banyu kumenya indimi ebyiri? So how do we teach our kids to be bilingual? Nta kintu kidasanzwe dukora. Njye mvugana icyongereza n'abakobwa bacu, naho papa wabo akavugana nabo mu gikoreya gusa. Sora avuga neza cyane igikoreya kurusha icyongereza, ariko njye nkomeza kumuvugisha icyongereza. Dukunda no kureba cyane filimi z'icyongereza kugira ngo abashe kukimenya neza. I just try to speak English to her, and we also watch a lot of Miss Rachel for the English side too. None mwahuye mufite imyaka ingahe? 제가 26살? Byari muri 2018. Njye nari mfite imyaka 26, naho Diona yari afite 28. Mubasha mute kurera abana b'abirabura cyangwa bavanze mu gihugu nka Koreya? They're only in daycare, so kugeza ubu ntiturabona ibibazo bikomeye. Abana bari muri daycare bakinana n'abandi bana neza. Hari abantu babaducungira cyane iyo turi hanze, kandi abenshi bakunda umuryango wacu, batubwira amagambo meza kandi bakadufata neza. Yewe nta kintu kibi turahura nacyo. 소리랑 루나를 같이 보내고 있는데 buri munsi ngomba kujyana Sora na Luna muri daycare kubera ko ari abakobwa, ngomba kubategurira imisatsi. Gusa ariko n'ubwa mbere nabonye umusatsi w'abirabura ku bana banjye, ubunyuranye kandi ugoranye kuwitaho. Bityo ndi kwigira kuri YouTube uko batunganya umusatsi w'abana bacu. Ese mugihura mugatangira kugendana, mwamenye mute ko ari urukundo nyarwo? I would say, like, in the beginning, I almost thought it was too good to be true. Mu ntangiriro numvaga ari byiza cyane ku buryo nabonaga bisa n'inzozi. Yari umugabo mwiza cyane w'urunyitaho, ambwira ngo nshyire ukuboko mu mufuka we mu gihe cy'ubukonje. Nanone kandi yarangiza akancungira umutekano. Abantu benshi bamwitaga bodyguard wanjye. Gusa umve ngo numvaga ari ibintu byiza cyane, ariko ngahora nibaza impamvu atari yarabibwiye umuryango we ko turi kumwe. Gusa umunsi umwe twari turi kugenda, akora video call na mama we, maze mama we aramubaza ati, uri kumwe na Diona? Icyo gihe nahise nibaza ati, mama wazi izina ryanjye? Icyo gihe nahise menya ko nkunda by'ukuri. Uko iminsi yagiye ihita natangiye kumwizera cyane. Ni umugabo wizerwa, ugira umutima mwiza kandi w'inyangamugayo. He's just a really trustworthy, sweet guy and loyal. Ese mufite gahunda yo kuba aba influencer? So we've actually gotten this question a lot since. Twabajijwe iki kibazo kenshi kuva video y'abana yasohoka, ariko nta gahunda dufite yo gukora YouTube. Nta mbaraga dufite, yewe nta n'igihe, bitewe n'inshingano zacu za buri munsi. Ariko interview dukoze twizere ko iri bubashimishe. Please enjoy this little video that you have of us. But yeah, no. Uyu munsi Kim na Diona bubatse ubuzima bwiza. Bafite abana babiri beza cyane. Urukundo rwabo rugaragarira mu rugo rwabo. Ni umuryango urana ibyishimo n'ibitwenge. Bagaragaje ko urukundo rutagengwa n'ibyo abantu bavuga, ahubwo rurebye imitima ibiri yemeye kandi rwanira. Inkuru yabo si y'urukundo gusa, ni isomo ry'uko urukundo nyarwo rutagira imipaka. Ese wowe warwanira urukundo rwa n'ubwo rwa rufite imbogamizi zose? Sangiza iyi nkuru ku nshuti zawe, shyira igitekerezo cyawe muri comment kandi wibuke gukora subscribe. Njye nyita Wakanda, ndabashimiye. Thank you guys. Bye.